Mose yahagaze nk'intwari mu Egiputa ubwo yatumwaga n'Imana kwa Farawo yemeye guhara icyubahiro cy'ibwami yemera kuruhana n'ubwoko bw'Imana uburezi bwo mu myaka 12 yahawe na nyina atarajya kwa Farawo nibwo bwabaye imbarutso y'ubwo butwari bumuhesha gusoza neza ubuzima bwe. Mose yahagaze nk'intwari mu Egiputa ubwo yatumwaga n'Imana kwa Farawo yemeye guhara icyubahiro cy'ibwami yemera kuruhana n'ubwoko bw'Imana uburezi bwo mu myaka 12 yahawe na nyina atarajya kwa Farawo nibwo bwabaye imbarutso y'ubwo butwari bumuhesha gusoza neza ubuzima bwe. Bene Eli bagize amaherezo mabi nta bugingo buhoraho bategereje kuko nta sano bagiranye n'Umuremyi wabo bazazukira gukorwa n'isoni uburezi bawe n'umubyeyi wabo abahana buhoro kandi adakomeje bangishije ubwoko bw'Imana y'ibitambo kandi n'inzu ya Eli iravumwa byiteka. Bene Eli bagize amaherezo mabi nta bugingo buhoraho bategereje kuko nta sano bagiranye n'Umuremyi wabo bazazukira gukorwa n'isoni uburezi bawe n'umubyeyi wabo abahana buhoro kandi adakomeje bangishije ubwoko bw'Imana y'ibitambo kandi n'inzu ya Eli iravumwa byiteka. Babyeyi nimushikame mu birindiro nimurangara Satani azabarerera namwe ari mu witwa imitsara ategereje nimutabigisha bafitiye amasomo nimurere mukurikije Bibiliya mufate urugero rwiza rwa Yokebedi ubwo amazina agiye guhamagarwa muzitabane n'ab'Imana yabaye. Babyeyi nimushikame mu birindiro nimurangara Satani azabarerera namwe ari mu witwa imitsara ategereje nimutabigisha bafitiye amasomo nimurere mukurikije Bibiliya mufate urugero rwiza rwa Yokebedi ubwo amazina agiye guhamagarwa muzitabane n'ab'Imana yabaye. Ubwo amazina agiye guhamagarwa muzitabane n'ab'Imana yabaye.